kuvuga ngo uraho udahari wirirwa ubeshya n'izi ntege nke zakunaniye zo kwikinisha hari ibintu bigiye guhera katika jina la Yesu. Aleluya aleluya. Nguyu murongo tugiye gusengeramo, tugiye guhereza ibitekerezo bibi ku buzima bwawe inefayire gereboshayi. Tugiye gukubita hasi imbaraga z'amagare n'amafarashi bigiye gusinzirira guhera. Amagare n'amafarashi bifite umuvuduko inyuma yawe wo kukugirira nabi, ariko ijuru ritwemereye ko bibiteye fenerega. Hari fenerega imanutse mu ijuru ibisinziririje guhera. Sifa kwa Bwana. Tugiye gusenga. Urakoze Yesu. Sengeye umugore wageze kuri iki gicaniro. Hari imbaraga zifite umuvuduko ukomeye zigaragara nk'amagare n'amafarashi, ariko gucyaha kwawe kuramanutse. Bigiye gusinzira bihwera. Haleluya. Bigiye gusinzira binahwera katika jina la Yesu. Ndasengera abagabo bari muri iri teraniro. Uwite, hari imbaraga zirimo zibavuduka inyuma, amagare n'amafarashi bya Farawo. Aka kanya ijuru rimanuye fenerega, ariko fenerega irimo no guhamya mu cyico. Birabanza bisinzire bihite bikomerezaho bihwere. Ndabihwereje ibibirukaho mwabagabo mwe. Mukomere Imana amashyi abagabo. Ibibirukaho ndabihwereje katika jina la Yesu. Ubyizere biri kuba birahwereye, birarangiye. Madena arahwereye, ntambara zirahwereye, myuka y'abakonikoni irahwereye. Gucyaha k'Uwiteka kubisinziririje guhwera. Hare payire gereboshayi. Sengera urubyiruko ruraha, abasore n'inkumi. Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe gutumya amagare n'amafarashi girukanka inyuma y'uru rubyiruko. Bisinzirira guhwera. Bisinzirira guhera. Retike tairebo. Mbaraga z'abakonikoni turazihwereje. Tubifatiye iyo. Tubifatiye iyo. Bitaragera mu gace utuyemo. Tubifatiye iyo. Bitaragera aho ukorera. Tubifatiye iyo. Bitaragera aho wiga. Tubifatiye iyo. Bitaragera ku kibanza cyawe. Tubifatiye iyo. Bitaragera mu bana bawe. Tubifatiye iyo. Mubifatire iyo. Tugiye kubisinziririza iyo. Bifatire iyo. Aho bigeze. Ibyo bohereza mu miyaga tubifatiye iyo. Arekotirebo. Ibyo bohereza mu majwi tubifatiye iyo. Ibyo bohereza mu njangwe tubifatiye iyo. Ibyo batuma mu bihunyira tubifatiye iyo. Ibyo bohereza muri business yawe tubifatiye iyo. Uwiteka Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe ni gucyahe izi mbaraga z'amahembe. Gucyaha kwawe ni gucyaha ibi bitega. Gucyaha, haleluya. Gucyaha kwawe ni gucyaha izi ndwara z'amayoberane. Gucyaha kwawe ni gucyaha ibi bitero by'abakonikoni. Gucyaha kwawe ni gucyaha ibi bitero by'abapfumu. Gucyaha kwawe Mana Nyiringabo, gucyaha kwawe gucyahe izi mbaraga z'abarangi n'abacwezi. Gucyaha kwawe ni gucyahe iyi myuka iteza abantu ibyaha. Gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Turasinziriza izi mbaraga z'abapfumu. Ndasinziriza izi mbaraga z'abakonikoni. Ndasinziriza izi mbaraga z'abakora udutsiko. Ndasinziriza izi mbaraga z'abavuga ngo ntumara uyu mwaka. Ndasinziriza izi mbaraga z'abagusaza. Ndazisinzirije mu izina rya Yesu. Hare payire gerebo. Nibihwere. Mbaraga ikurwanya nihwere. Inyura mu ihembe nihwere. Inyura mu bitega ndayihwereje. Inyura mu mwanzi uguhiga ndayihwereje. Iyi mbaraga ndayihwereje mu izina rya Yesu Kristo.
ikubyimbisha amaguru ndayihwereje. Claudette umurezi ndagusengeye. Hane piko saya ndakwirukana hiyi imbaraga ikurwanya ndayihwereje. Nisinzirire guhwera. Akanyana ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga ikurwanya. Haleluya, haleluya. Nisinzirire guhwera. Imyuka y'ibihombi kugendaho nisinzirire guhwera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndaruhutse ndagusengeye umwuka ukurwanya nusinzirire guhwera katika jina la Yesu. Gira amata ndagusengeye imbaraga ikurwanya nisinzirire guhwera. Ina mahoro anje umwuka uguhagurukiye usinzirire guhwera katika jina la Bwana. Tuterekere bosai dekeye. Wiringimana Renata umva ijambo rivuye ku Uwiteka. Ntabwo nzi igihe uzagira hanze, ariko giye nkubonye ku kibuga cy'indege. Niyerekwa mbonye uhagaze ku kibuga cy'indege muri Afrika, apana Burayi. Ariko umva ikintu Imana ikubwiye bitaraba kuko bizaba. Kugenda bwo uzagenda. Mbonye ugera kuri icyo kibuga cy'indege urahuzagurika pe. Umuntu akwaka pasiporo adashinzwe icyo kintu, ahubwo atagetinze kugusaza bakagukuramo amafaranga ukabanza ukarindagirira ku kibuga. None umva imbuzije hakiri kare utaragenda ibi bintu byande kubifate mu mutwe. Pasiporo ku kibuga cy'indege bayihereza ba bantu baba bicaye babishinzwe kukwakira bagateramo n'ikidodo cyangwa visa, nibo bayihabwa. Undi muntu yikwaka gutya kuri tekiniki wemerewe no kwikura mu isakoshi ugeze imbere yabo ukayikuramo ukayimuhereza. Ibindi Imana bikubwiye hakiri kare. Dore hari ibintu Imana yambwiye ndi umukobwa muri 2004 impa kondisiyo yabyo mbibona muri 2006 mpita mbikurura. Nibuka Imana ibimbwirira mu mugano munsi y'ishyamba, mpita nibuka ko icyo kintu Imana kimbwiye muri 2000 na. Itonde rero, itonde iki kintu gifate mu mutwe ugishyira ahantu iteka guhaye imbuzi hakiri kare. Turacyari mu isengesho rihwereza imbaraga ikurwanya. Mana gusenga kwacu kumvikane. Mana ya Yakobo, Mana yacu, Mana nyiringabo, Elohimu Edonayi Anepaire Elishadai Sabaota. Turaguhamagaye aka kanya. Turabona umuvuduko ukomeye cyane w'amagare n'amafurashi byirukanka kuri aba bantu bishaka kwangiza ubuzima bwabo, bishaka kwangiza iterambere ryabo, bishaka kwangiza ejo habo. Ariko uvuze ijambo rikomeye ko bigiye gusinzirira guhwera. Ndabihwereje mu izina rya Yesu. Ugira ibintu nka 5 uhwereza muri iri sengesho. Hwereza aya madeni nahwere, imbaraga ikugisha impaka nihwere, imbaraga ikwicira ubukwe nihwere, imbaraga ituma uhora kwa muganga nihwere, imbaraga ikurwaje za negatifu nihwere, imbaraga kanseri ndayihwereje, imbaraga diabete ndayihwereje. Ndahwereza amasima ndakubita hasi nibisinzirire guhwera. Ibikurya mu mbavu nibisinzirire guhwera, ibikurya umugongo biwuguguna nibisinzirire guhwera, ndwara z'amaberane zikomaza amafaranga zisinzirire guhwera. Rete kosaire bayidekeye nibisinzirire guhwera. Bikurwanya bigufashe mu mbavu bihwere, bikurwanya bikwibasiye mu kazi buri munsi ndabisinzirije nibihwere katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nzabona Imana ibikurwanya ndabihwereje. Niyo yankunze ibintu bikurwanya ndabihwereje katika jina la Yesu. Karangwa ibintu bikurwanya ndabihwereje. Uwineza ndagusengeye imbaraga yose guhagurukiye ndayihwereje mu izina rya Yesu. Musekura ndagusengeye mu izina rya Yesu, imbaraga ikurwanya ndayihwereje katika jina la Yesu. Bernardine imbaraga yaguhagurukiye. Dore uyu mwaka wakubereye mubi, mu myaka yakubereye mubi n'uyu urimo, ariko iyi mbaraga imaze iminsi kurwanyiriza muri uyu mwaka
ndayihwereje kati kwa jina la Yesu. Haleluya. Mukamurera imbaraga iguhagurukiye ndayihwereje mu izina rya Yesu. Nibigutinye Theoneste Nsabimana, imbaraga ikurwanya iyo ari yo yose ndayihwereje, ituruka mu miryango. Imbaraga ikurwanya kuva kera ndayihwereje, ibikurwanya bituruka mu gisekuru cya gatatu ndabihwereje, ibikurwanya bituruka kwa nyogosenge ndabihwereje, ibikurwanya bituruka kwa nyoko wanyu ndabihwereje. Imbaraga ikurwanya ituruka mu bafumu n'abakonikoni nisinzirire guhwera kati kwa jina la Yesu. Daniel ndagusengeye mu izina rya Yesu na Musekura na Angelique sinzihara, ndakubita hasi kotari boside keye. Imbaraga ikurwanya ndayihwereje mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Haleluya, haleluya. Kawera imbaraga iguhagurukiye amagare n'amafarashi bikwirukanka inyuma ndabihwereje n'ibihwere mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya wo gusapotinga igicaniro. Abamwe Imana haye ikiganza bakamenya no kugikoresha, bakamenya ikivuze ku mugisha yaguhaye. Usapotinga iki gicaniro, ngiyo nimero hejuru. Imana iraguha umugisha. Tugeze mu mwanya wo gusengera dusabira ikiganza cyawe umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndamagara ubwiza bw'Imana gukora ikintu. Haleluya. De paire gerebo kikiganza ndagisengeye mu izina rya Yesu cyakira umugisha. Ndahamagara umugisha w'Imana muri ibi biganza. Mana iri turo batanze ribavuganire, imbaraga z'iri turo zibavuganire, zifungura amarembo yari yarakinzwe zibageze kure. Iri turo Uwiteka Nyiringabo ndarisengeye kugira ngo uyu muntu ritanze azahorana amafaranga n'andi y'ubuntu, ibigega bye byuzure cyane. Ndasaba umugisha muri ibi biganza, mugisha uvuga, mugisha urandaranda, mugisha w'amajya n'amazi, umugisha wo mu gihugu, umugisha wo kumenyekana, umugisha w'ubuzima, umugisha wo gukundwa. Mbasabe uwo mugisha ubomeho ndetse n'ababakomokaho. Uyu mugisha uzagere ku gisekuru cya 4. Urakoze, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amena, amena. Muvuge cyane ngo amena. Haleluya, haleluya. Tugeze mu mwanya wo gusoza tubageza amatangazo. Ejo turakomeje n'uyu mwanya wo gusenga kuri izi mbuga nkoranyambaga, YouTube channel na TikTok kuva saa 2 kugera saa 3, hanyuma kuva saa 3 kugera saa 4 tuba turi kuri Zoom. Kuri Zoom saa 3 n'umunota umwe dutangira kuguha link, hanyuma nyuma y'iminota 10 tuba twarangije gutanga link, hanyuma saa 3 n'igice utarinjira usanga twakinze. Kandi yuzi ko utaramenya gukoresha Zoom urabyihorera ukabanza ukabyiga. Yuzi ko utari bugaragare wigumira hano rwose. Imana ibaho umugisha na hejo. Shalom, shalom.